Ruvuyanga TV tubaye ikaze mu kiganiro twizera ko mumeze neza cyane abadukurikira rwose nkomeje kubona yuko mukomeje kudushyigikira mukora subscribe mukunda ibiganiro byacu mukora comments n'ibindi byinshi cyane bitandukanye nitwa Letadi Koporo Ruvuyanga nkuru nziza nkuko bimaze kumenyera cyane abakinyi ba PL bavuze yuko bari bamaze igihe badakora imyitozo y'igihe kirekire kuri ni ikibuga cyose cyari cyapana n'ubundi niwe wari uri urumva cyane ari imyitozo nabonye ngiye mbonye bwa mbere batera twatuntu ku ruhande rw'ikibuga tw'udukone abakinnyi bakagenda birukanka ari batatu bakora amakoordination urumva atuvunanye niyo bwa mbere ngena nimbibonye bana abakinnyi rero twaraganira bati rero nk'iyi myitozo dukoze ati ku bwa Darikonovic rafiki yako twavuga ko twari twigendeye kera nuvuga ngo nibwo bashaka kumbwira yuko bakoze umwitozo igihe kirekire nyine ko Dariko igihe yakoreshaga cyari gito ni iminota mike bagahita bigendera ariko Ndori na Ngabo Robert na Dizier babaye umwitozo wa danje nicyo bari barimo gushima bavuga bati kwa gatandatu muzabona ikipe igenda ikindi abakinnyi ba PL bavuga bati Ndori ni umuntu nyine utwumva natwe twumva ni umujene mugenzi wacu agomba kuba mu bwumva communication muri iyi mikino atagiye kuba yihuta yoroshye cyane bati Gorira rero wa muganina rimwe na rimwe nko ku banyarwanda no ku rurimi birumvikana rero abakinnyi ba PL barakibuka yuko nabateye kanu kamaga bamwe baragafite bagomba kwatekereza cyane atita dutera amagu ubu ngubu wasanga totunganya na Murera ati gomba kubyishyura ariko nka Ndori urumva ko nawe abakeneye gukora nayo mateka ibaze gufata ikipe ya PL nkuko usime umutoza nka Darikonovic umutoza ukomeye ufite ibiguvuye muri za US Monastir ukaza ugafata ikipe ya PL ukayiha igikombe nekereza ko uburyo abantu bamufataga n'abatari bamuzi aba ashyizeho sinye ababeretse ko ari umutoza mu by'ukuri nawe ufite waza muri experience ubwo rero icyo ngira ngo icyakozwe muri APR ni briefing bwira umutoza n'abakinnyi kuko n'abakinnyi uravuga uti haje umutoza mu mwubahe kuba avuye mu ntare ntabwo bivuze ko ugomba kumusuzugura cyane intare ni ikipe nayo iri mu cyiciro cya kabiri kuba ari umujene numubone gutya ari umutoza uhembwa menshi kumurusha ibyo byose mu byirengagiza aba ari umutoza uri hejuru n'ugomba kuguha amabwiriza umuntu bakamuha inshingano zo kuba umutoza mukuru akaba ugiye kubatoza ugomba kuba uri munsi Ndori nta nubwo ari n'umuto muri coaching ntamaze nk'imyaka nk'umunani wenda ntabwo yatoje kuri level yo hejuru ariko afite experience bigiye make hanyuma ikipe ya APR Football Club nkuko niyo mugabo Claude yabivugaga ni ikipe kubera ko ibintu byo gutwara igikombe cya champion bitari mu biganza byabo 100%. Vuga ngo APR yo ibiri mu biganza byayo bakontorora ubu no gutsinda imikino 3 kandi neza amakipe bayarusha bakabona amanota 9/9 ibindi no gutegereza ko mukeba hari abatsikira gusa igikombe bakagipapura rero niyo mpamvu sprint abantu bagomba kwitega hagati ya APR na Rayon Sport simbona journée ari ya 29 simbona journée ya 28 arizo zaje no twara igikombe iki gikombe cya champion cy'uyu mwaka kizajya kuri journée ya 30 kweza akazi kararemereye cyane 30 kazi kwashyushye nanjye umuntu natekereza uburyo kwizigira ari bu deploying za quantum ibintu biraremereye oya ni quantum ni direct 100% kijyamo Nyamirambo tukizamura kijyamo Bugesera tukizamura ate zaba zirye ngiye nkeneye kuba kuri ibintu biri hasi hari zaba ndiyo ibintu biri hasi harasigaye mbikunda impande ya Ndori n'impande ya Rwaka abatoza banje ubaruri hande cyane ya Ndori n'impande ya Rwaka gake gasobaye cyane rimwe azabo hari icyarimwe cyane rimwe kimwe ndi kuri Ndori indi ndi kuri Rwaka icyo bitwaye yes izejo ziri parallel zisubira isaha imwe oya ijuru nende kuri Ndori nizaba ndi kuri Rwaka gake ariko Darikonovic yasezerewe nicyo naningiye kukuba byabereye hariya Numango abere hariya Nyarutarama ntabwo baje ku kibuga cy'imyitozo oya abo ngo barajyayo uyu munsi kubasezera bigende gusezera abakinnyi ariko official gusezererwa n'ubuyobozi bwa PL
byabereye kuri tennis club gusezererwa n'ubuyobozi bwa APR bari batuye hari abatoza barimo bandanda barimo ba Thierry Timana n'aba batoza nyine bazanye na Darkonovic n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR n'aba bandori nyine ba Didier nabo bari bahari hari na kapiteni wa APR nyine ne mugabo Claude na management ya APR nyine birumvikana muri rusange. Hanyuma Darkonovic yavuze kimwe mu ijambo rye. Darkonovic muri emotion nyinshi cyane yavuze yuko anyunguta ka wine nabonye rwose ka white wine kari sweet rwose. Yavuze ati ikipe nk'iyi ngiyi birambabaje kuyivamo ati numvaga igihe atari iki ngiki kuriye atari ko buriya gutandukana kw'abantu habaho impamvu nyine ziruta ibindi byose utekereza atari ko nge numvaga ngiye nyine igihe kitaragera ati ikipe ya APR birenze ku umupira w'amaguru n'umuryango ati mu by'ukuri nge nzakumbura abafana b'ikipe ya APR nanamubajije namubwiye ni nka experience wa sharing waboneye mu Rwanda ni yihe ni ugereranyije naho wabaye ati muri Tunisia byari bigoye kubona ambiance nk'iyo nabonye ku mikino 2 nakinnye na Rayon Sport yabinyibwirira rwose ati yawo umukino twakinnye tunganya ubusa ku busa ati none batsinze ejo 2 ku busa ati ambiance umuturage w'i Kigali ati rwose agushyuhiraho ukamwumva abafana ba Rayon coup de chapeau abafana ba APR coup de chapeau ati muradeservinga ibyiza ku makipe yanyu birenze ibyo ngiye nabonye ati ni experience ati ndi muri Monastir muri Tunisia ati ni gake nabonaga ibyo bintu Kigali ariko yari ibonye abona Kigali ikindi ni Kigali buryo isuku yanyu rwose hano wose umutekano abanyakigali buryo muri hejuru atariko akandi kantu nabonye ati umupira wanyu nyine ati zandani bari hatari ariko yabinyibwe twiganirira nyine speech zarangiye twiganira gake turimo guhana cheers ku gashampanye gake avuga ati zandani inyarugenge ari na zandani yamaye nyine maye nk'urugero rumwe yapera kimwe n'ikipe nashaka kuvuga ankubita zandani avuga ati biriya bintu kabisa ati nge nyine hari ubyo ndeba nkabona ntago wazivugira kuri mikoro ntago nazivuga pe we ntago wazivuga we yavuga izo hanze y'ikibuga nyine avuga ati muzazigabanye umupira wanyu uzatera imbere rwose ati kuko mubona yuko abanyarwanda mukunda umupira ati mukeneye umupira nyine ugenda cyane amakipe akomera atari ko ati nzagaruka mu Rwanda hanze y'ikibuga birakomeye cyane amwe rero umupira n'ubugenge azayikumbura nk'uko Adiri yavuze ko akumbuye APR abakomboye $1 regara bari ryinshi ntazindi mu byadiri byihore oya ariko se nazo zirahari byadiri byavugiwe nazihari nabashaka kuzizana ko nta byadiri bihari ngewe nabibajije n'ejo chairman ntabwo atari ko se ntabwo ibintu muvuga ati umuntu ati nibyo kwiryohereza Adiri n'umutoza mwiza ye ariko umuntu ukujyana mu nkiko ugaspendinga umwanya wawe ugaspendinga n'amafaranga ujye kuburana ubaha akanya twari tumugaro tumubwira ngo kohereza abakinyi akira ngaho yobora kohereza abakinyi mu Busuwisi kugira ngo bajye gukiriyaringa izina muregana bikomeye cyane cyangwa ko bigoye ibintu bya Adiri cyangwa muri APR niba yambeshye simbizi ariko ibyo bya Adiri yabimaka ntago ibyo ntibibaho aziye gushaka umutoza twitonze aho tuzamubonera tuzamutaha gusa hari amakuru avuga ko umutoza ngo wa APR yamaze no kuboneka yamaze kuboneka rwose umutoza wa APR aho ararahare ku ngamaze kuboneka Komara Ruvuyanga asa nk'ubu rwose Ruvuyanga wavuga utabivuga ariko ngewe Komara Ruvuyanga babivuga kubika amaso amakuru nifitiye Ruvuyanga umutoza arahari wanze kubivuga ariko rwose nawe uje kububizi umutoza arahari ndetse n'abakinnyi urumva nyine Club Giant niba hazagurwa abakinnyi ni ikipe igira abatoza nyine babayishaka arahari mutoza ibyo rero ntabwo byabura kuvuga yararambagijwe baravuganye harabura kumugaragaza bakatubwira bati umutoza n'uyu ndetse Ruvuyanga n'abakinnyi ku makuru naguyeho niba hazagurwa abakinnyi 7 5 barahari byararangiye byamaze nagahunda ngo pre-season n'amakipe bazakina nabyo ngo biri ku murongo nabyo birahari babishyize ku murongo aho bazakora pre-season ndetse n'abo bakinnyi babwiwe ko shampiyona ikirangira yego bagomba guhita bakora icyo bita kujoininga yego bagomba guhita bajoininga bagenzi babo kugira ngo bakorane pre-season n'umutoza yahageze bagakora pre-season y'umuriro none bategura shampiyona umwaka utaha idasanzwe urumva ntabwo bashaka kongera gutinda ariko uvanga amavuza amakuru buze wanze kuyatubwira ariko igihari bere ni hatari rwose icyo igihari cyo ari cyose ubutumwa kuri APR n'ubuyobozi abantu barifuza kubona APR igenda
ikina agapira kagenda APR iryana APR ikina umupira w'isuku APR ifite ambiance yo ku rwego rwo hejuru abantu bakaba bafite ambiance ariko banabona n'agapira gatembera kuko tumaze imyaka 2 ni nayo mpamvu APR nayo yirukanye abatoza mu myaka 2 ikurikiranye tumaze imyaka 2 tubona APR Thierry Froger yagatemberezaga idakina umupira ugenda Darikonovic yagatembereza turashaka agapira kagenda Rwanda ni ibera zakomeza kurikira neza cyane nawe yazibona akobetsa mu bwoba dore cyane yo wigize sha utare kazagutanga none ahita amena amazina donasiye avuye muri action college ku munsi umwe azamena amazina hano n'uruzi Moise taragiye anota neza raporo ikorwa ryari noneho ikindi kintu kizamo aya makuru burya kenshi iyo match ziri gutegurwa gutanga amakuru kuvuga ngo uyu mukinnyi ntahari hariho amakipe batabyifuza harimo akantu Rayon Sport cyangwa se APR kavuga ngo kugira ngo tuvuge ko ruboneka dahari cyangwa se keva dahari iyo bimenyekane kuwa mbere aya ikipe tuzakina adversaire igiye kwitegura accordingly aya makuru rero basa n'abashaka kujya bayagira ibanga kugira ngo adversaire atabimenye ibyo bintu niba byarabaye ibyo bintu ni muravuga gutyo niba biba mu mupira wo mu Rwanda turacyari kure ntaho turimo turerekera ntacyo kubaza none sibe none se reka manza raporo ikorwa ryari y'abasifuzi ikorwa match ikirangira iyo match ikirangira raporo y'abasifuzi irakorwa kuko buriya match zabaye muri weekend iyo kuwa mbere hageze bakora icyo bita critique urumva critique y'abasifuzi haba harimo abakuriye departement abakuriye commission arbitrage n'abo bakomiseri bandi bose barimo n'abasifuzi bakoze match urumva bagakora critique ariko hari n'igihe abasifuzi batakoze match hari igihe abasifuzi si ngombwa ko baza nabo baterana abo bayobozi babo bagakora analize ya za match zagiye ziba bakareba no muri za raporo urumva nabo bakagera aho ba reporting aba team managers nabo nuko nguko kuko ni ibintu bagomba kuzuzanya gose urambwira ngo ibyo bintu bimaze iminsi ngahe izo raporo zitaravuga genda kubwira ngo ese basane ntazakina ese Kevin Muhire bimeze bite ese ko twumvisha na runaka bimeze gute ibyo bintu ni ibintu bikwiriye gutwara ibyumweru 2 icyo nababwira cyo ni kimwe ntabwo Rwanda Premier League ndetse na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo bagendera kuri raporo z'abateam managers bagendera kuri raporo z'abasifuzi na komiseri w'umukino izo raporo iyo bazifashe niyo bagomba kuzikompira bakazandika team manager warangaye we n'akazi ke bishobora gupfira imbere mu ikipe team manager afite akazi ka equipe komiseri afite akazi ka federation ndetse na Rwanda Premier League ntabwo avuganye na team manager Rayon Sport yakubwiye ngo iki ntimwavuganye turi kumwe Bugesera turo dushaka inkuru mujyanama Fideli yarashidikanyaga kuri Basane avanga ati sinzi ati nge ndumva ari ebyiri niyo mu gikombe cy'amahoro ati niyo mu gikombe cy'amahoro ati ndaza kureba ariko nyuma yagezeho arabishimangira cyo kuri amagana aravuga ati nebyiri ati indi ya gatatu bari kwitiranya niyo mu gikombe cy'amahoro yagezeho arabishimangira kuko bo bagasa nkaho ari kubaza yo urumva namamagaye kwa turi Bugesera nyine abanyamugesera wumva nyine yuko mu kintu cyitwa makuru bashaka bafite barimo no kuneka cyane ari abakinnyi ba suspension na kamarade mu interview yaduhaye mwarabyumvise ati bafite suspension natwe turazifite none off mic gwe yaranazitubwiye none off mic gwe yaranazitubwiye ndazizi ko abo bakinnyi babo batazibeshye ba technique ati genda barasa forfait urumva ati ngenda ibetse wa makuru yakuye ati muri iriya nzu yewe ngiye nigerema amakuru baraya reka mabwire no team manager nyine ubishinzwe mwumva umupira we akavuga ko amakarita arabi mwumva umupira wacu ahantu upfira rero reka mabwire none se reka tuvuge ko Rayon Sport ikinisha abakinnyi batari eligible sibyo wenda buje amakarita ko team manager wa wenda muri note yagiye afata hari karita wenda yirengagije cyangwa yibagiwe kwandika nujya kumuhana uzagendera kuri raporo z'abakomiseri mu mikino ya Rayon Sport ujya kureba uverifiya hano yabonye ikarita hano yabonye ikarita hano yabonye ikarita icyo gihe nujya guhana wenda tuvuge Rayon Sport yaguye mu mutego uzagenda kuri za raporo z'abakomiseri izo raporo z'abakomiseri abantu bagusaba ko wasohora hakiri kare ukanga kuzitanga none se tuvuge ko hari ubuyobozi bwa federation bwaba
bugenda butega imitego abanyamuryango babo oya ntibishoboka hagomba kuba ikintu cyo gukorana mu bwuzuzanye hanyuma ninde ukwiriye gusaba suspensions ni Rayon Sport y'ubwayo uvuga ngo Rayon Sport nishidikanya kuri raporo ya team manager wakaba atiyizeye bafite uburenganzira bwo kwandikira federasiyo bakayibwira ngo ni muduhe erega ubu ni Rwanda Premier League erega dore aho bipfira nkunganira aho ngaho dore icyo kirimo hano hantu buriya mu myanya ya Rwanda Premier League habamo umwanya urumva wa komiseri wa arbitrage urumva uwo muntu arahari urumva n'ibyo agomba kubona birahari shobora njye n'abayobozi twaganiraga bari muri Rwanda Premier League bamwe mu bayobozi b'ama equipe barambwira bati kugeza ubu ibyo bintu twarabibajije ntago tuzi impamvu uwo mwanya w'umuntu ushinzwe imisifurire muri Rwanda Premier League atarimo nuvuga ngo abantu bo muri Rwanda Premier League nabo wabumva ku ruhande rumwe nta urimo nuvuga ngo iyo babajije nabo bahita bagira gute bahita bajya kubaza muri federasiyo muri federasiyo bakabwira bati mwe mutegereje turacyabyigaho turacyabikoraho ibintu nk'ibyo ngibyo ariko uwo mwanya wakakwiriye kuba uriho abantu bakagera bakamenyaho bagomba kubariza ibibazo byabo bijyanye n'imisifurire niba rero uwo mukozi adahari ntaho ari rwose ntaho uvuga ngo izo nshingano ziraguma muri federasiyo ziraguma muri federasiyo si byose kubera ko Rwanda Premier League narwo ni urwego rukiyubaka by the way ntabwo dushobora kuba twabyirengagiza ni urwego rukiyubaka ejo bundi urabizi ko aribwo batangaje ko babonye ibyangombwa bibemera gukora nk'urwego bamaze igihe nyine bakirimo baragenda biyubaka niba rero barimo bariyubaka bakaba bataragira umukozi ushinzwe arbitrage bivuze ko inshingano ziguma muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda icyo bisobanuye ni iki niba Rayon Sport ifite gushidikanya kuri suspensions niyandikire federasiyo mu buryo buri official isabe ko bayiha raporo zijyanye na suspensions bo nuvuga ngo raporo ya team manager wabo bayikore bavuga ati twebwe dukurikije raporo dufite turabona Aziz Basane Kuranya afite amakarita 2 y'umuhondo yabonye kuri uyu mukino no kuri uyu mukino Muhire Keve afite amakarita y'umuhondo yabonye kuri uyu mukino n'uyu mukino Rukunda Blackman we yahawe ikarita y'umutuku isi yose irabizi noneho iyo raporo bavuge ngo turasaba ko mwaturebera niba turimo turumvikana turasaba ko mwaturebera niba raporo ibyo dufite muri raporo yacu bihura namwe n'ibyo mufite muri federasiyo kubera ko ntabwo federasiyo ishinzwe gutega imitego y'abanyamuryango ntabwo bibaho ni ukuvuga ngo uburyo bw'imikoranire rero n'imikorere ibyo turimo turasaba ibyo twabisaba nk'itangazamakuru ariko ntabwo biri mu nshingano zabo ni ukuvuga ngo abantu ba mbere bafite inshingano zo kumenya ibyabo ni Rayon Sport y'ubwayo mwibuke amagambo Koca Kamarade yavuze Koca Kamarade tumuganiriza aravuze ati twebwe